Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Yacu TV, nizere ko mumeze neza cyane. Twabonye zimwe mu makomenti muba mwatwandikiye kandi tunabashimira. Turabashimira muba mwagize neza, ni nk'ubwitange muba mwaduha umwanya wo kutureba. Ubu rero noneho tugiye kuganira. Ubushize mutwe twaganiriye ku mukobwa, ukuntu waswera umukobwa w'isugi. Noneho n'ubundi tugiye kuganira ukuntu hari nk'abantu bagira, tuvuge ufite nk'umufiyanse wawe ukagira ikibazo cy'uko atanyara. Ikibazo cy'uko atanyara kandi abizi umuntu w'isugi, umukobwa w'isugi ntabwo yahita anyara, ntibyapfa guhita bishoboka. Ni ukuvuga ngo reka nze tubasangize kuri icyo kiganiro uyu munsi nicyo tugiye gukoraho, mwumve uburyo ki wabigenza. Kanda subscribe rero kugira ngo ukurikirane neza ku gihe. Kano kanya ubundi ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo umukobwa w'isugi kumurongora ntabwo wamurongora ngo ahite anyara, ntibyashoboka. Cyane ko hari igihe ubikora nkawe ari urumva ari ubwa mbere aba abikoze, ntabwo yahita amenyera ku buryo nyine yaba anyara, ntabwo byashoboka. Hari igihe aba arimo kugutinya cyane ko muba mutanamenyeranye, nyine atamenyereye kwambara ubusa cyangwa ngo arongorane, ugasanga nyine nibyo bimutera amasoni. Ntabwo rero umukobwa w'isugi kumurongora nibura kugira ngo anyare, umva reka mbahe nk'ingero nk'ebyiri z'uburyo ugomba kubigenza kugira ngo ube wamutegura icyo gihe kizagere, aho kigera akumenyere, kugira ngo ibyishimo byawe ujye ubibona. Niba ushaka ko anyara nyine agomba kubanza akakumenyera, muri we akumva yirekuye. Noneho ni ukuvuga ngo niba nk'uwo nguwo waramurongoye ari isugi, banza umumenyereze. Ntabwo kurongora umukobwa w'isugi ugenda ngo uhite unyaza, ntibyashoboka pe. Icyo ni inama mbagiriye, kandi ntabwo byapfa guhita bishoboka. Ahubwo buryo ushobora kubikora ntabogaje tukaba wanamukomerekeje. Kurabona hariya batarirekura, batariyakira ibyo ari gukora. Bisaba rero ngo niba umushatse wenda mubana, mukaba muri nko kumwe nko mu rugo, gerageza kujya umwiyegereza hafi yawe, akube hafi nyine, mbese ugerageza kumukinisha kugira ngo agere aho we akwiyumvamo handi muba muri nko mu rugo, ugahita umutungura, wenda akenyeye nk'isume, akumva uyu mukuyeho nyine akikanga, agatuma ati we nyine nawe uri kubyumva. Hari ukuntu ushobora kubimukuraho muri nko umutunguye, urumva ukuntu rero wahita ubigenza. Icyo gihe nyine ugerageza kwamumwiyegereza, ukagenda wenda nimba usanze ari nko guteka ubaye uri nko mu rugo wahiriwe, ukagenda ukawumuganiriza niba ari guteka wenda ukamuhagarara iruhande, ukawumuganiriza gake gakeya, umubaza uko ameze. Ibyo nanone bishobora kumufasha kugenda kumenyera cyane, ku buryo niyo mugiye muri cya gikorwa ntago agutinya, ntabwo aba akigutinya cyane. Ntabwo rero kurongora umukobwa w'isugi, ntabwo rwose ibintu byo kubanganya guhita anyara biragoye. Nibura amezi nk'abiri, amezi abiri, iyo ubana n'umuntu burya aba yakumenyereye, mbese nta masoni aba akikugirira, aba akwisanzuraho. Kandi ntabwo yakwisanzuraho uri wa muntu tuvuge uza uvuye nko mu kazi ngo uhite nyine uhutiraho, nta kumuganira, nta mwiriwe, ugahita umujyana mu cyumba ngo ugiye kurongora. Gusa ubwo urumva aya mazi yazavahe. Nk'abantu mujye mugerageza mube hafi y'abafasha banyu, ibyo bintu rwose bizaba bibafasha kandi biborohereze. Ni ukuvuga ngo rero niba uzi ko ufite
umudamu umeze gutyo uzi ko nyine wamurongo ari isugi mukiri muri buki, rwose inama nakugira ntukajye kumurongora ugahita unyaza, ntabwo byaguhira pe, nukuri ugerageza nyine ukora ibindi kandi nabwo utamubabaza cyane, agera akamenyera akiyakira akumva ko mu buzima bwe bwa buri munsi ibyo bintu bigomba kubaho, akiyakira akiyo atariyakira ntabwo rwose bihita bikunda pe, ni ukuri. Ubwo rero mugerageze. Ikindi kandi hari ukuntu nanone ushobora kumurongora iyo ugize amahirwe akaba yoroshye birakorohera cyane, birakorohera mbese ntabwo akugora kumurongora, uko byagenda kose birakorohera pe. Ubwo rero inama nabagira nkamwe muba mugifite abadamu aribwo mukibana mwarabarongoye ari isugi, ubwo mujye mugerageza mubigenze gutyo. Sisiteme ya mbere ni ukujya niba muri kumwe kujya wicara ukamuganiriza ukamuba hafi mu byo ari gukora byose, biba byiza. Ni ukuvuga ngo niba nanone mugiye nko mu buriri mwiyegereze, ntuhite uhutiraho, ubanze umukoreho, umusome, ujye umukora ku mabere, ahantu hose nyine umutacinge, nawe agera akagutinyuka ibyo uri gukora nawe akabigukorera. Icyo gihe urumva ko aba yamaze kwiyumvamo, nta ntinyi aba agifite, nabyita intinyi, nta ntinyi aba agifite. Ubwo rero nyine mujye mugerageza mubigenze gutyo. Ariko noneho umukobwa nk'uwo nguwo waviyoye, iyo biguhiriye ukajya ubigenza nk'uko nguko, nta nubwo wirirwa kumurongora iyo amaze kukumenyera, ajya mu gikorwa ibana cya nyacyo, hahandi umuswera nyine ukabona ntiyikanga, hahandi uba wabanje gutegura sinabibabwiye ukuntu muzaba mubigenza. Gutegura ni kwa kundi avayo kujya mu gikorwa, cyangwa se mbere yo kujya mu gikorwa muba mugiyemo, ukajya umuganiriza ukamukoraho, ukamubwira utugambo twiza, ukajya umukorera udusipurize tumwe na tumwe, birakoroherana kandi nawe bikamworohera. Nyine numva mujya mu gikorwa noneho ibana hahandi yirekuye ku buryo umuswera amazi agahita aza. Hari nk'umuvandimwe wanditse kuri komenti, yandika kuri komenti avuga ati nkanjye ko mfite umusheri tukaba tumaranye icyumweru akaba atanyara. Ubwo rero abantu mubafite cyangwa muhuje ikibazo n'uwo muvandimwe ntimubange kuko batanyara, kuko ntabwo umukobwa urongoye icyumweru kimwe yahita anyara, ntabwo byahita bikunda. Ubwo mujye mugerageza mubanze mubategure, kandi ni ibintu bimara igihe, nibura amezi abiri aba yaramaze kumenyera, umurongora akirekura akaba yanyara. Murakoze cyane rero, ndabashimiye, ndizera ko bafite ikibazo cya nimero noneho cyakemutse, kandi rwose mukomeza gukora subscribe. Murakoze cyane.